Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye, tugiye kuganira turebere hamwe ibyiza by'igitunguru kibisi ku buzima bw'umuntu. Ndagira ngo rero turebere hamwe impamvu zigera mu 10 zikomeye zituma guhera none aha ngaha wowe uri kubana natwe kuri iyi channel Nathaniel Afiabora usabwa gutangira kurya igitunguru kibisi buri munsi. Ibi rero nibyo tugiye kureberaho hamwe, tukareba ese ni byiza kurya igitunguru kibisi buri munsi ku biryo, igihe cyose ugiye kurya ugakatira igitunguru. Tugiye kureba ibyiza byabyo rero, hanyuma nawe uraza gusoza ino video ushobora gufata umwanzuro wo gutangira kurya ibitunguru bibisi ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Ngiye tugiye kubana na Nathaniel Afiabora, nkurarikira kubana natwe kugeza dushoje, kandi wibuke kutwandikira comment yawe, igitekerezo cyawe, cyifuzo, inyunganizi. Ikindi kandi kuri wowe mushyashya ukore subscribe kugira ngo nawe tujye tubana. Hanyuma namwe mwamaze kuyikora subscribe, mwareba aho hari like mukakora, mukatwandikira na comment, hanyuma tukajya tugenda tubana kandi neza cyane. Rero ubundi igitunguru ni uruboga, twagifata nk'uruboga, rukaba ari uruboga rero ruboneka ubundi gikoreshwa nk'ikirungo. Benshi bagikoresha nk'ikirungo kiryoshya ibyo kurya. Rero kiraboneka kandi ntabwo gihenze. Igitunguru rero ubundi kukirya ari kibisi nka kuriya ubutetsi ibyo kurya, hanyuma ukagifata nyine kuri aho umaze kwarura ibyo kurya bimaze kugera ku isahane yawe, ukagifata ukagikatiraho ku isahane hejuru y'ibiryo, warangiza ukarya. Cyangwa se ukarya ariko kuza kugifata ukagikatira ku isahane, wenda waba ufite n'indimu birushaho kuba byiza, ukayikamuriraho kuri cya gitunguru hanyuma ukarya. Ndagira ngo nkubwire yuko igitunguru cyifitemo ubushobozi buhagije bwo kugufasha kurinda indwara no kuzirwanya, ndetse no kuba hari n'izo byazana kuvura burundu rwose zigakira kandi ukamera neza. Rero kubera yuko impamvu bisaba kukirya ari kibisi ni ukugira ngo nyine izo ntungamubiri zirimo zitaza kwangirika cyangwa ngo zipfe. Niyo mpamvu buriya kugikaranga kiba kigiye gukora umumaro wo guhumuza ibiryo, ariko ntabwo kiba kigiye gukora umurimo w'ubuvuzi. Iyo ari kibisi rero uba ukiriye mu buryo bw'ubuvuzi. Ni nayo mpamvu rero buri muntu wese asabwa kwitabira kujya arya igitunguru, ariko uwamaze kumenya niba kukirya umubiri we nta kibazo. Rero ikintu cya mbere buriya kurya igitunguru kibisi bizagufasha kurwanya ndetse no kugabanya umuvuduko w'amaraso. Igitunguru kibisi gifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse kubera ko intungamubiri zacyo zihambaye cyane mu kurwanya ndetse no kurinda umuvuduko ugenda mu buryo amaraso yirukanka mu mitsi. Imitsi rero y'amaraso igakora neza, hanyuma umuvuduko ntube waba uhambaye cyane ngo usange amaraso adakora neza cyangwa se atagenda neza mu mitsi. Iyo urya igitunguru rero kibisi, niba ushaka kwivura cyangwa se no kugabanya umuvuduko w'amaraso, tangira ujye ukata igitunguru ukirye ari kibisi. Icya kabiri, igitunguru kibisi kukirya ku biryo cyangwa se kugikata ukagikamuriraho indimu ukarya, cyangwa se ukagishyiramo ubuki. Benshi bakirya mu buryo butandukanye. Rero gishobora kongerera umubiri ubudahangarwa. Yego, umubiri rwose, hahandi umubiri usanga umuntu afatwa n'ibicurane akaba arembye, hahandi umuntu afatwa n'indwara z'inkorora ugasanga inkorora uyimaranye igihe kinini yaranze gukira. Mbese nyine hahandi usanga akarwara akariko kose kagufata ukaryama kakakuzahaza. Rero iyo ukoresha ubu buryo bwo gukoresha igitunguru kibisi ku biryo byawe igihe cyose, rwose usanga utajya ukunda guhura n'ibibazo by'uburwayi. Icya gatatu, igitunguru kirwanya kanseri zimwe na zimwe. Iyo urya igitunguru ku biryo, buri igitunguru cyifitemo
igitunguru kifitemo ibyo bita amantioxida. Ayo mantioxida rero aragenda akarwanya ko umubiri ushobora gufatwa na kanseri, cyangwa se bigafasha kurwanya kanseri y'amara cyane, kanseri y'ibere ndetse n'izindi kanseri zitandukanye. Ibyo birafasha cyane rero kuba urya igitunguru kibisi, biragenda bikarwanya kanseri zitandukanye. Icya kane, igitunguru gifasha igogora, kubera ko igitunguru gifite ibyo bita fibre ndetse n'ibindi binyabutabire bifasha buriya igifu, bifasha igifu gukora neza no gukuraho ikibazo cy'impatwe. Abantu bajya bakunda kurya ibiryo ugasanga ibiryo byaheze mu nda, ngo umuntu yariye ngo ariko arumva yagugaye mu nda, igogorwa ntago riri kugenda neza. Umuntu ari kurya ariko ari kumara nk'iminsi nk'ibiri nta kujya kuri toilette kubera ko yarwaye impatwe cyangwa se constipation. Koresha igitunguru kibisi ku ifunguro ryawe, uzaca ukubiri n'icyo kibazo kigogora. Icya gatanu ni ukongera amaraso meza. Buriya igitunguru kukirya ari kibisi, kugikatira ku biryo, kukirya nka salade, kiriya gitunguru kirafasha cyane, kigatuma nyine amaraso yiyongera kandi akiyongera ari amaraso meza. Kubera ko rero buriya abantu bagira ikibazo cyo kugira fere nkeya cyangwa se ziriya vitamine nkeya zongera amaraso mu mubiri, buriya igitunguru kifitemo rero intungamubiri zikomeye cyane, kuko gifasha gukora icyo bita globule rouge. Rero igitunguru murumva ko gihambaye. Icya gatandatu, igitunguru cyongera ubushake mu mibonano mpuzabitsina, bitewe n'uko igitunguru kifitemo ibinyabutabire ndetse n'izindi ntungamubiri zituma amaraso atembera neza, akabasha kugera aho agomba kugera. Imisemburo y'abagabo n'abagore igakora neza. Iyi rero igitunguru iyo gikoresheje nk'umuti rwose usanga cyakongereye izo mbaraga, ndetse kikagutera n'ubushake bwo kumva ko ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse kikagutera n'imbaraga zo kwibyiyumvamo. Igitunguru iyo wakiriye uri umugabo uri umugore, ntushobora kugira ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icya karindwi, igitunguru kirwanya indwara z'uruhu. Abantu bakunda kugira ibibazo by'ibishishi mu maso, ibiheri bitandukanye mu maso, ugasanga uruhu rurakanyaraye nk'aho wagira ngo umuntu arashaje kandi akiri mutoya, nyine uruhu, iminkanyari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ukoresha igitunguru usanga uruhu rwawe rumeze neza, kabone niyo waba utigeze unisiga amavuta, ariko ukabona rwose umuntu arakeye kandi uruhu rurarambutse, ukabona bimeze neza cyane. Icya munani, igitunguru gihangana n'icyo bita igisukari. Iyo tuvuze igisukari tuba tuvuze diyabete. Igitunguru kibisi gishobora kugabanya ibipimo cyangwa se igipimo cy'isukari mu maraso. Isukari yo mu maraso, iyo urya igitunguru, iyo uzi neza ko rwose ushobora kurwara, ufite amakenga yuko ushobora kuzarwara diyabete, jya ukunda gukoresha igitunguru kibisi. Kizagufasha cyane, kikurinde kuba wahura n'ibibazo byo kuba warwara ikibazo cy'isukari nyinshi cyangwa se diyabete. Icya cyenda, igitunguru cyongera imikorere myiza y'ubwonko. Ubwonko bugakora neza, umuntu ntiyibagirwe. Hahandi usanga umuntu atamenye ngo icyo nari mfite nkirambitse aha, ugasanga umuntu yibagiwe, ashatse telefone yarayibuze kandi ayifite mu mufuka. Kwibagirwa bya hato na hato, ibintu nk'ibyo byose, imikorere y'ubwonko igakora neza, ibintu byose ugasanga ubyibuka kandi bimeze neza. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, ubundi igitunguru ni igikoresho gikomeye cya detox. Detox rero, iyo tuvuze detox tuba tuvuze ikintu cyose washyira mu nda kikagufasha gusohora uburozi bubi buba buri mu mubiri. Rero igitunguru gituma umubiri urekura imyanda y'uburozi bw'umurengera. Uko turya, uko tunywa, hari uburozi bugenda busaguka,
gusohoka ku byo twariye, ntibubashe gusohoka mu mubiri. Hanyuma rero buriya burozi iyo urya igitunguru kiragenda kikagufasha gusukura ndetse no gusohora ubwo burozi kandi ku kigero gihambaye cyane. Igitunguru ni cyiza rero nshuti zanjye, wowe twabanye muri iyi video urasabwa kujya ugikoresha, ntabwo gihenze. Icyiza ushobora gukoresha igitunguru gitukura cyangwa se ugakoresha igitunguru cy'umweru, ariko icyiza ni kiriya gitukura, nicyo gifasha no gusohora uburozi bw'umubiri vuba cyane. Rero igitunguru ni cyiza kukirya, kirafasha ndetse mu gukora neza k'umutima. Igitunguru kirafasha mu gihe umuntu yagize nk'ikibazo nk'inzuki zikamurya cyangwa amavubi, ugahita usigaho, bikurinda kuba wabyimbirwa ako kanya. Ni byinshi cyane igitunguru gikora, ni cyiza, ni ingirakamaro rero kugikoresha. Rero hari abantu baba bafite ikibazo kijyanye n'igifu, abantu bafite ibibazo by'igifu, kiriya gifu kiba gipfuka ubwoya, cyarapfutse ubwoya, barasabwa kubanza kugisha inama muganga mbere yo kuba bakoresha iki gitunguru. Niba uzi ko urwaye igifu kimwe, cya gifu cyamaze kurwara, cyamaze gucika ibisebe, ntabwo ari byiza guhita ukoresha ubu buryo bwo kurya ibitunguru utabanje kubaza muganga. Ikindi kandi ntabwo ari byiza n'ubundi guhora ukirya buri gihe cyane cyane. Ni byiza, ntabwo bivuze ngo ku munsi wakirya inshuro nyinshi, ahubwo kirye nibura rimwe ku munsi nk'uko twahoze tubivuga. Kandi wirinde kurya igitunguru cyinshi cyane, ushobora gufata igisate cy'igitunguru akaba ari cyo urya, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Dusoza rero, wowe wungukiye byinshi muri iki kiganiro, ari ubwa mbere twabanye, ukore subscribe, hanyuma nawe twabanye wibuke kudusigira comment, kuko muri comment niho tubonera ibitekerezo byanyu, niho tubonera ubufasha bwanyu ndetse n'izindi nyunganizi. Ikindi kandi abantu bashyashya ngira ngo mwibutse gukora subscribe, kuko namwe ntabwo ibiganiro tugenda tubashyiraho bigenda bibacika. Murakoze cyane.